Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro Yesu atanga, isi ihora ishaka kutwambura ndetse n'ibindi byose biba bituzengurutse, ariko Yesu Kristo akomeza yatwuzuze mu izina rya Yesu. Shima Imana ku bw'aka kanya keza yongeye kuduha, kuko umuntu wagiye ntabwo afite amahirwe yo kumva bino tugiye kumva biturutse ku mutima wa Yesu, ibyo atubwira, ibyo atugaya, ibyo adushima. Mbese haba hakiri amahirwe y'uko hari ibyo wakosora. Birashoboka ko uwamaze kugenda hari ibyo yagiye adakosoye, hari ibyo yagiye atanumvishe, kubera ko hanyuma ibyo utumvishe ntabwo wabimenya, kandi ibyo utamenye ntabwo wabikosora, ugasanga bigukururiye kujya kurimbuka. Niyo mpamvu iyo tubonye kano kanya aba ari andi mahirwe twongewe. Reka ayo mahirwe njyewe nawe twe kuyapfusha ubusa, ahubwo dutege amatwi cyane icyo Yesu arimo avugana natwe. Ku muntu waba dukurikiye bwa mbere, nitwa Umuhoza Sylvie. Shima Imana rero ko nawe uje kugira ngo dukomezanye izi nyigisho zo mu nzira ifunganye, kandi tuzayinyuramo n'ubwo ifunganye kuko Yesu ayirimo. Ndashimiye Imana rero ko idahwema kubana natwe muri byose. Niyo mpamvu ihora izana itwibutsa byinshi cyane, kugira ngo ejo n'ejo bundi nunarimbuka ntuzagire icyo witwaza. Mu by'ukuri njyewe ndimbutse nta kintu nakwitwaza, se hari icyo ntumvishe n'ubu ndacyumva. Nawe uri kuri uru rubuga, nizere ko urimbutse ntacyo wakwitwaza. Twumva inyigisho, tukareba na gehinomu, hanyuma ukabasha guhitamo. Ariko kandi dufite n'insengero dusengeramo, twumva abavugabutumwa hirya no hino, dufite bibiliya zacu tugomba gusoma. Ni nacyo kintu cya mbere gikomeye, kwisomera. Hanyuma nurimbuka ntacyo uzitwaza, keretse ko wenda wazira ubunebwe ko utasomye, kuko ibyo utamenye ntago wabyubahiriza, ntago waba ubizi. Ariko reka Imana iturinde ubunebwe mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana twumve icyo itubwira. Ibitabo biduhesha amahirwe y'inaha ngaha, ibitabo biduhesha ubuzima bw'inaha butari n'ubw'igihe kirekire, twabisoma tukabirangiza tugasoma n'ibindi. Ariko iki ngiki bijya bigorana, kubera ko Satani ntaba ashaka ko tumenya ibyanditsemo hano, kandi warabizi we abagira ntitubimenye, tubyubahirize, hanyuma azabone uko abituregesha ku munsi w'urubanza, cyangwa se ku munsi wo kurangiza urugendo rwacu hano, hanyuma abashe kuturimbura no kudutsindira, kuko tutubahirije ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero, turacyari mu bihe bya Pasika. Ndagira ngo nkwibutse ko Yesu uko yagiye mu ijuru, nyuma y'iminsi 40 ntabwo twizihiza kugenda mu ijuru kwe. Uko yagiye mu ijuru, we yaravuze uko nagiye, cyangwa se uko ngiye niko nzagaruka. Mu by'ukuri Yesu azagaruka. Twe kubaho nk'abatabizi, cyangwa se nk'abumva bizaba kera, kuko ntiwamenya igihe bizabera, yaba njyewe cyangwa wowe. Reka twibaze ngo ese aje iri joro twajyana? Ase impanda ivuze iri joro cyangwa ivuze ejo, nagenda kweri? Ibyo ngibyo niwe wenyine ukwiye kubyibaza. Ntabwo ari mama wawe uzabikwibariza, ntabwo ari umugabo wawe cyangwa umwana wawe, ni wowe ku giti cyawe. Kandi si kera, si ejo, si mu kwezi gutaha wabonye akazi, si mu kwezi gutaha wabonye ibyo uri gusengera bindi, ahubwo ni uyu munsi ukwiye kubyibaza, kugira ngo ubashe kugira icyo wabikoraho. Reka dusenge ubundi dutangire dusome. Ndakwinginze ijambo ku rindi utege amatwi ya yandi y'umwuka, hari icyo Imana yakubwira. Ushobora kutumva ku murongo wa mbere, ntumve ku wa kabiri ikintu, ariko ukamanuka ukagera nko kuri 25 ukaba ari bwo wumva ikintu Imana ikubwiye. Niyo mpamvu ugomba gutega amatwi ufunguye amatwi y'umutima cyane, cyangwa se y'umwuka, kuko ntabwo ijambo ry'Imana ryazira ubusa ngo ribure kugira icyo rimbwira. Ndetse nawe Data, urakoze ku bw'aka kanya, mu izina ryawe ryera Yesu. Tugushimiye ko utabura kubana natwe, utabura kutwigisha. Ikikunezeza umugambi wawe nuko tumenya, hanyuma amahitamo waduhaye n'ubushobozi bwawe bikadufasha guhitamo neza. Ndagushimiye ngaho bana natwe muri kano kanya, uvugane natwe, uvugane na buri muntu wese, umwungura ikintu gishyashya, amatwi ye y'umwuka zibuke, abashe kumva. Urakoze Mwami Yesu, mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Turimo dusoma
inzandiko, ibyo Yesu yatumye Yohana kubwira amatorero, cyangwa se n'ibyo Yesu atumye njyewe kukubwira, kandi nanjye nihereyeho. Njyewe mba nihereyeho, nta kintu na kimwe mba mvuga hano cyangwa umwuka avugira muri njye kitabanza kubwira njyewe. Nanjye mba niheraho mba mbwirwa. Ibi rero nibyo Yesu agiye kukubwira, tega amatwi. Ibi niwe wabyivugiye nyamuneka, si undi muntu uwo ari we wese, ni we. Ushobora kwibaza ngo ese ubu Yesu none harimo arambwira iki, none aduhuye yambwira iki? Tega amatwi wumve icyo arimo kukubwira. Hano turasoma ngo itorero, ibyo nibyo yandikiye itorero ry'i Tuwatira, ariko i Tuwatira ntabwo ariyo turimo tuvuga uyu munsi, ni wowe nanjye, ni twebwe agiye kubwira. Reka dusome, turi mu Byahishuwe ibice 2, turahera ku murongo wa 18, umutwe w'amagambo uravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Tuwatira. Ngo wandikire marayika w'i Tuwatira, w'itorero ry'i Tuwatira uti: umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro, n'ibirenge bye bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe, no kugabura kwawe no kwihangana kwawe. Mu by'ukuri kugabura nabyo ni imbuto y'umwuka. Kugaburira abana b'Imana, kugaburira abakozi b'Imana, kugaburira abashyitsi, Yesu arabikunda. Nzi umuntu wigeze abigaya ngo ntabwo ajya agaburira abashyitsi. Niba utajya ugaburira abashyitsi, nyamuneka ijuru rirakugaya. Keretse wabuze icyo ubaha, ariko kandi wasenga Imana ikagufasha, na gatoya ntiwakabura, keretse wakabuze burundu, icyo gihe nta rubanza. Ngo no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Iki kintu ndacyifuza, narahasomye numva ndabyifuje cyane, numva nsabye Imana ngo imirimo yanjye, icyampa imirimo yanjye ya nyuma ikaruta iya mbere. Ariko ntabwo ari ukubyifuza gusa, ngomba kubiharanira, ngomba kubikora, ngomba kubishyira mu bikorwa. Imana yo mu ijuru imfashe nawe ugire ibyo byifuzo. Nyamara mfite icyo nkugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zirye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezane n'amakuba menshi, n'abasambane be nibatihana imirimo yabo mibi. Kandi aha ngaha icyo nakuramo njyewe ni uko wowe ku giti cyawe, hamwe no gusoma Bibiliya, niyo mpamvu ningingira umuntu wese, umukristo uri mu rugendo rujya mu ijuru, akwiye gusoma Bibiliya. Mu by'ukuri ntabwo wavuga kuri kujya mu ijuru utarimo usoma amategeko arigenga. Icyo ni ikinyoma, ubwo ni ubunebwe, uko ni ukwibeshya, ntabwo nabura kubivuga. Niyo mpamvu udasoma Bibiliya uzakira ibije byose. Ntuzamenya ibinyoma, ntuzamenya uri kwigisha ibinyoma, ntuzamenya abigisha abazima n'ab'ibinyoma n'abarimo kukuyobya. Ariko nusoma Bibiliya, umuntu azajya ahagarara hariya avuga inyigisho z'ibinyoma, hanyuma ni wowe wenyine ukwiye kugenzura ibyo bintu ku bugingo bwawe, hanyuma ubashe kumenya ngo uyu nguyu arimo arigisha ibitari byo, kubera ko Bibiliya itubwira gutya, n'aha ngaha hatubwira gutya. Mu by'ukuri niba utabasha gusoma Bibiliya ngo ubashe kugenzura abigisha cyangwa se inyigisho ugenda ukurikira, ndakubwiza ukuri, nawe ukundira uyu mugore uyobya ubugingo bwawe, akigisha ubugingo bwawe kubera kudasoma. Ndakwinginze, niba uzi gusoma, fata Bibiliya usome. Reka ubunebwe, reka social media zikurangaza, zidafite umumaro, zidafite icyo zikungura. Ureke ibindi bintu bitagufitiye umumaro, amafilimi n'ibindi bintu byo wareba mu kanya ugapfa ugahita urimbuka. Ndakwinginze, bera amaso ubugingo bwawe. Ni wowe wenyine kubera amaso. Uyu munsi uriho, ariko ejo ntabwo ubizi ukuntu bizagenda. Tuzi neza abantu babyutse uyu munsi bariho, ejo ntibaba bakiriho. Ibyo byose biba byabaye kugira ngo bitwigishe. Niyo mpamvu nkwinginze, wirangara, kuko nta wundi muntu ufite kukubera amaso, ni wowe wenyine. Keretse umwana mutoya
udakwije imyaka, uri munsi y'imyaka nka 12 cyangwa se 10, niwe utafite kubera amaso ubugingo bwe ku giti cye. Keretse umubyeyi wamubyaye aba afite kumusengera, aba afite kumwigisha, ariko umwana wese ugeze ku myaka 12 uramwigisha, noneho ukamwigisha no gutangira kubera amaso ubugingo bwe. Rero wowe mukuru noneho ukwiye kubera amaso ubugingo bwawe, ntabwo ari padiri uzakubera amaso, ntabwo ari pasiteri uzakubera amaso, umushumba wawe hari ibyo yakwigisha, ariko hari ibindi uzamenya kubera ko wowe ubwawe wibereye maso, umwuka w'Imana akabona uko agusanga. Reka dukomeze dusome, ndakwiginze hano hasi urabasha kumva icyo umwuka akubwira. Kandi n'abana be nzabicisha urupfu. Amatorero yose amenye yuko ari jye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ni ukuvuga ngo uriya n'abana be niko bameze. Ushobora kuba ushumbwe n'umushumba wigisha inyigisho rwose zireze, zikundisha abantu isi, zibabwira imigisha, zibabwira ibiki, nta kwihana, nta kujyana abantu mu ijuru, nta kubabwira iby'ubwami bw'Imana no kwihana ibyaha no kubabarirwa kugira ngo turusheho gutwarana. Hanyuma ibyo ntubimenye, ariko kandi Yesu naza kurimbura uwo musambane cyangwa se uwo uyobya abantu b'Imana, n'abo bana biwe bayobye kubwo kurangara, nabo azarimburana nabo, byose bizagendana. Niyo mpamvu ndakwinginze, bera amaso ubugingo bwawe. Fata Bibiliya usome, usenge, ubaze umwuka udasobanukiwe, wareba n'undi muntu ubaza wenda ukuze mu mwuka niba hari ijambo udasobanukiwe, ariko cyane cyane umwuka wera aradusobanurira, niwe utwigisha neza atatubeshya. Ushobora gusobanuza umuntu ukumva arakubeshye bitewe n'uko akajyanisha n'amarangamutima ye, nta mwuka w'Imana uri muri we, ugasanga arakuyobeje. Umwuka w'Imana umukristo wese akwiye kumugira. Ni ukuri, niba udafite umwuka w'Imana ngo wumve umufite, wumve irindi jwi rikuyobora rikubwira ati caha ibi wibikora, niba wacumuye ukabura amahoro, niba udafite uwo mwuka, ibintu byose ukoze ukumva rwose bizima, bibi, biki, ukumva ufite amahoro, wihesheje amahoro. Niba udafite uwo mwuka, ijuru ntaryo urimo ujyamo. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ukwiye gufata umwanya ugasenga, ukabaza Imana ngo mfite umwuka wera, ese wawumpaye nanjye nkabasha kumva mfite ukundi kuntu nyobowe ntiyobora, mfite ukundi kuntu meze atari nka mbere. Ugasenga ugatwarana, Imana izabiguha, ntabwo izabikwima. Ariko niwiyicarira ukajya wumva ibyo abantu bavuga bigisha iki, ntushyiremo umwete wawe, ni ukuri uzarimbuka uzize ubunebwe. Ntabwo nabura kubikubwira, kandi nanjye ndabyibwira. Ni umwete buri wese akwiye gushyiramo kubw'ubugingo bwe, kuko ntitwishinge ubuzima bwa none aha, nubwo igihe gitoya. Mu by'ukuri nubwo igihe gito, uyu munsi uba uriho reka ejo nta muntu upfa abizi neza ngo nzapfa mu munsi uyu n'uyu, cyangwa se abenshi ngo umuntu ngo apfe ashaka gupfa. Oya, biraza. Niyo mpamvu nanjye byangeraho, nawe byakugeraho, ariko turi maso tubasha kubaho kugeza igihe Imana yadugeneye, hanyuma twataha nabwo tugataha tugiye kuruhuka. Hanyuma tugiye gusoma ku murongo wa 24, ndakwinginze wumve icyo Yesu abwira. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'i Tuwatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru. Ni ukuvuga ngo muri iryo torero haba hariho abantu, mu rusengero haba hariho abantu adashobora no kuvuga ngo biriya bintu uriya muntu avuze ntabwo bikwiriye, ni ukuri arabeshye, ijambo ry'Imana ritubwira gutya. Haba hariho abantu bameze gutya. Haba hariho n'abandi wibeshye ukavuga ngo uriya arabeshye, mwabipfa rwose. Mu by'ukuri haba hariho abantu mu rusengero iteka, haba hariho abantu babona ibitameze neza, wenda bakabisengera, cyangwa se bakavuga bati, ariko byose biterwa n'uko wabaye maso ugasoma ijambo ry'Imana. Abo ngabo rero, kuko Bibiliya iravuga ngo buri torero ririmo umugeni, ariko ntabwo ari itegeko ko buri torero ririmo umugeni,
ahubwo ni uko Yesu azaza akamusangamo. Haba harimo rero abantu muri buri dini babasha bari maso mu by'ukuri. Ntuzabone wicaranye n'abantu ngo ugire ngo muri kumwe cyangwa se abantu bose bameze kimwe. Haba hariho umuntu uri maso, ibyo bize mu rusengero abyandika, agataha akongera akabisubiramo, mu gihe wenda hari undi ubyumva akabisigaho nta kintu bimubwiye, akongera kubura Bibiliya cyangwa se ntanayubure, akajya mu rusengero agasanga ibyo bavuze akatahana ibyo bikarangirira aho ngaho. Haba hariho abantu bari maso, bazi kugenzura, bazi gukora ibyo mu rusengero batabigishije, mbese bari maso. Abo rero nibo Yesu agiye kubwira, kuko Yesu aritegereza, mu by'ukuri aritegereza, azi kuvangura ururo mu rusengero rw'abantu 5,000. abazi abazima, abazi ururo, abazi amasaka n'urukungu, byose ababireba. Icyampa ukabura ishaka utari urukungu. Ariko mwebwe abasigaye bituwatira, badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu. Abo ni babandi bazima ko mu rusengero, urugero mu badiyakoni, hari igihe haba harimo abantu, abadiyakoni ugasanga bamwe ni abajura, ariko ugasanga harimo abandi ibyo by'ubujura, ibyo by'ubucakura umva batanabishobora, ku buryo babandi badashobora no kubibazanamo kuko bazi neza ko babavamo. Hanyuma ni urugero nari ntanze. Hanyuma abo ngabo nibo Yesu arimo kubwira. Uko witwara kose arakuzi, arakugenzura, arakureba, byose arabimenya. Niyo mpamvu tube maso kandi duhinde umushyitsi imbere ye, duhore tumubaza, mwami nkwiye kwitwara gute? Ese ndimo nditwara gute? Ibi byangushije mpa imbaraga, ibi byananiye mpa imbaraga. Aratureba umunsi ku wundi, ngo nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Komeza ubwo bunyangamugayo ugeze aho azazira. Komeza uko kutiba no gushyigikira amafuti ugeze aho azazira. Komeza ibyo byiza ufite, uwo mutima ufite, abana ba Satani batazaguhindura, kuko Bibiliya ivuga abana ba Satani n'abana b'Imana, igenda ibasobanura neza cyane. Niyo mpamvu imirimo ukora n'uburyo witwara bigaragaza uri umwana wande. Icyampa ukaba uri umwana w'Imana, cyangwa se ugaharanira kuba we. Kuri 26, ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero. Nizere ko uko gutwi ugufite, kandi niba utanagufite ugusabe, birakwiriye ko ugusaba. Iyo ufite ugutwi k'umwuka, ntabwo amagambo nk'aya yaza ngo ubure ikintu ukuramo, ubure icyo wumvishije Imana ivuganye nawe. Turasoje, reka dusenge ariko dukomeze kuba maso. Ndakwingiza usome ijambo ry'Imana, usenge, wegere Imana wenyine, ugire akanya ka wenyine ko kwitekerezaho, ko gutekereza ku buzima bwawe bwa buri munsi, imirimo yawe ya buri munsi, imbuto wera za buri munsi, kugira ngo bigufashe kumenya aho ukosora, kugira ngo bigufashe gukomeza kurushaho kujya mu nzira ifunganye. Kuko hari amagambo menshi, wenda hari ibintu byinshi uba ukwiye kuba urimo kubahiriza nonaha kandi tutarasoma, ariko ufashe Bibiliya wagenda ubisoma, Imana ikagufasha. Kadusenge, ubundi tuzakomeza n'indi nyigisho. Data, mu izina rya Yesu, urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye, tuguhaye icyubahiro. Urakoze ku nyigisho nziza uduhaye no kuduhwitura. Reka turusheho kukumva cyane, turusheho kumva byinshi, umwuka w'Imana arusheho kudusobanurira byinshi, kandi turusheho kwirinda muri byose. Urakoze, ndagushimiye. Imbaraga zawe niziherekeze iri jambo, hanyuma imitima y'abantu yumve kandi yumvire. Urakoze, mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Murakoze, reka
nongere mbibutse mukore subscribe. Hari abantu baba bambwira ngo ntabwo babizi, ariko ntabwo wabura umuntu ugufasha ukabikora, ndetse mushyireho komenti ntabwo mujya muzitanga hariya, kandi mu by'ukuri murazimereza mu gikari, ariko na hariya mwazishyiraho mushaka ako kanya, kugira ngo turebe n'abantu bakurikira ari uko babasomye komenti babashe kugira gute kumva. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo by'ingenzi cyane, icy'ingenzi ni ukumva tukumvira, ibindi ni ibiri aho ngaho. Gusa icy'ingenzi kindi ni ugusangiza ubutumwa, niba bugufashije, niba wumvishe hari ikintu kizima wumvishe, bisangiza abandi, bipositinge, fatanya nanjye umurimo w'Imana. Ntabwo ngiye naguhemba, ariko Yesu azaguhemba. Hari uruhare rwawe wagira kandi ushobora kugira ngo ntacyo ruri bumare, ariko rukagira icyo rumara. Imana iguha umugisha. Murakoze.